Imihangayiko mwa ino minsi ya none iracyakomeje kandi ikajije umurego. Mugiye kumva amajwi atagira amashusho y'umuntu umwe wagezweho n'ibikomeye ku buryo atakaza umutwe ndetse n'ubwenge. Ubu butumwa bushaka kuvuga iki ku uwo ari we wese? Bushaka kukwereka yuko ugomba gusenga ukagandukira Uwiteka Imana, kuko mwa ino minsi ya none Satani yakajije umurego. Bityo rero ndabararikira kugira ngo babashe kwemerera Mwuka Wera abashe kubayobora mwa ino minsi ya none, kuko ari iminsi ikomeye. Satani ari kwiyoberanya. Ni umuntu umwe wagezweho n'ibikomeye, avukira mu muryango bari bafite imyuka mibi, anashakira no mu muryango naho bakundaga kugira imyuka mibi, bityo agerwaho n'ibikomeye cyane. Ahanini murumva amajwi ariko ntimuri buze kubona amashusho. Imana ibahereze gusobanukirwa kugira ngo mufate intego nzima, mufate n'icyemezo kizima, mugendere ku butungane, maze mwakire Yesu Kristo abayobore, ababere umwami n'umukiza. Mureke imirimo y'umwijima kuko yandavuza benshi mwa ino minsi ya none. Imana ibahereze umugisha. Mbere yuko twakwinjira muri icyo kiganiro nyirizina, ndashimira abakoze subscribe. Imana ibahereze umugisha. Kandi nawe ubwawe utari wayikora, ndagusaba kuyikora kugira ngo ibiganiro nk'ibi cyangwa se ubuhamya nk'ubu bujye bukugereraho ku gihe. Imana ibagirire neza. Mwari kumwe n'Uzabakiriho Yonas. Amba umuti wamwa buratandamuka. Umaze gutandamuka ibyo bintu biraza byibuturamo ngo pa n'ahantu Mu mutwe no mu bitugu. no mu bitugu niho byibutuye. Wumva se ari nk'umutwaro urimo? Wumva ari nk'umutwaro uri mu bitugu no mu mutwe? Numva biri gukurura Na n'ubu? na n'ubu binabura bikurura mu mutwe. None se nakuka nikoreye agakoni. none se aho mwabashe gupfukama kuri ako karago babatongereyeho iyihe migenzo? Imigenzo badutongereyeho nyine twanywereye kwakukaba kwiyonduza kw'iyo ndango, ariko kuvuga ngo turi kwerera data bukwe bashyiramo inzoga. Twicaye nyine buri mu kazana kaza agasomaho, buri mu kazana kaza agasomaho. Ibyo babaga bari gutongera rero sinabaga mbizi. Nuko ibintu bimba Baraterekeraga? baraterekeraga. None se bari bafite imyuka mibi y'ibitama muri uwo muryango? Kwa mukeba wanjye hari ibitama. Noneho naho ngaho twari turi kuyinywera kwa muramu wanjye mukuru, naho babivugayo. Muramu wa mukuru bamuvugaho imyuka mibi y'abadayimoni? Bamuvugaho imyuka mibi. Noneho no kwa mugabo wanjye ho nashakiye, kuko abakobwa bakeraga bashakaga abagabo bakuze. Nanjye namushatse ari umugabo ukuze pe. Ubwo naho uwo mugore watanye nawe wari umunyamyuka mibi. Uwo mudamu mukeba wawe mwatanye bamuvugaho imyuka mibi y'ibitama? Noneho rero yaje aje korera sebukwe, umugabo aravuga atumva twaratandukanye, icyo twatandukaniye urakizi, ngezwa n'umugore wa unashatse. Kuva icyo gihe rero nafashwe n'ubwo burwayi, na n'ubu ngubu nari munini ndugabo yewe nsigaye meze nk'akatsi. Biragiye birya insindare nzinziye. Iyo ngeze muri iyo nzu yanjye noneho numva ngo kavuga cyane bikakwitana ngicara mu buriri ngagira butatu Nyagasani Imana ishobora byose, mfashe rwose, mfashe Mana. Wumva ayo majwi ameze nk'iki, nk'ay'inyoni y'abantu? Wumva ameze ate? Numva biri kuvuga ngo ya, ibindi ngo ye, ibindi ngajya numva ibindi bimeze nk'inanga iri kuvuga. Bitangira kuva ryari kugeza ryari? Ni igihe cyose. Iyo ugeze mu nzu? Na n'ubu ngubu nani gutyo binameze. Uri kubyumva se na n'ubu? N'ubu ndikumva byinshi mu matwi yanjye, mu matwi byinshi. Ugira ubwoba se? Hagengira ubwoba. None se wukihamya yuko ari ibiki bikurimo? Noneho nanjye ndihamya ngo manza ari byo. Mbese uburwayi ibiki se? Ibyo za biheko, kubera ko iwacu aho baturaga mu by'abaheko, none iwacu bose barashishe. Noneho n'ukundi muryango urasara bitewe nabyo, ukumva. Ubwo noneho rero naho njakiye data bukwe yari umubandwa, na mabukwe ubyara mugabo wanjye nawe ari umupfumu. Ufite n'umukobwa wo byashagije utabyara muramukazi wanjye.
utabyarura ari kuvuga ukarinda gute. None ngo bari bashaka kugira rero ngo ari njyewe uzajya ndabikorera. Ukumva ngo bose ntibiraho. Uwo mugabo se muracyari kumwe? Yarapfuye. Yarapfuye rwose nawe yagiye mu ishyamba agiye gusura kumva ngo me yagiye bamwigisha ibyiyo. Umva mubyeyi, nta kindi cyakorwa usibye kwiragiza Imana data. Usibye kwiragiza Imana. None umwanzuro w'ibisi urabona ari uwuhe? Umwanzuro w'ibi nabona ngo gusenga, ngicara ndi gusenga bategereza Nyagasani. Abo bantu se bakubwiye ngo ufite imyuka mibi bitama batwanduje, hariya ni bangahe? Mu masengesho twari twagiye mu masengesho, niyo bitewe n'uko uzi ko mu materaniro y'amasengesho harimo abantu benshi. Ubwo rero uwo munyembano yarambagurukije, sibyo? Kuko ujya gukira igisebe ngo arakirata. Umunyembano yarambagurukije ndihane, wenda ngo ndihane imyuka mibi. Ese imyuka mibi barayihana? Nanjye ndavuga ndi wese ko ndayo mbona ngo ihanire ngo niba utihanye ngo turaguterera hanze. Ndavuga cyakora ndumva ndibwa rwose sinanabona ikintu. Icyakora narasenze ndasenga ngiye guhishurirwa ndishyurwa ndi kubona urundu rw'uruyoka runini ari nijoro ariko ndi mu nzozi. Warakibonye? Ndi mu nzozi mbona uruyoka runini runga n'umusozi ukumva unararura. Noneho rero bitewe n'uko bamaze kunderera hanze nahise nihindurira njya mu gaturika kubera ko nashatse uwo mugabo narabatuje mu gaturika ariko ndishingiye. Nasubiye mu gaturika baranyakira ngo nizaga ukumva. Ubwo rero nagiye kwa padiri aratekereza, padiri aranzingira. Ubwo rero niba basenga nabo bikagenda batagenda ndago nakubwira. Ariko urumva yuko bari abanyempano bakubwiye yuko ubana n'imyuka mibi ntabwo bibeshye. Impamvu batibeshye nuko nawe ubyivugiye yuko umuryango washakiyemo wasanzemo bavugamo iyo myuka mibi kandi nawe ubwawe bakabasha kuba barayigutongereye. Kandi no mu muryango uvukamo ibyo bintu byo kubandwa, byo kuragura, byo guterekera wavuze yuko babikora. Ngo rero uya munyamasengesho rero we yakubwiye kuriya ntaho yibeshye. Ubu ikibazo nuko yagusohoye abe yarakwegeye akakugira inama n'icyo ugomba kuba wakora. Ubwo se abo kwa data iwacu datavuka wagize ngo barabikoraga, hari umuntu n'umubyeyi hasigaye bose barapfuye. Yego barapfuye. Rero weho usigaye ni ukubasha kwiyegurira Imana nta kindi. Ukimara kumva aya majwi ndagusaba kugira ngo ufate umwanzuro, kuko ubu buzima urimo none Satani burwanya. Wegere Uwiteka Imana ubashe gusenga kugira ngo umunsi w'ejo bitazabasha kuba byahinduka ugasanga ubuze hepfo na ruguru, ko Satani arwanya ubuzima bw'umwana w'umuntu, akumva yuko yakwinjira mu mitima y'abana b'abantu akayigenza uko yishakiye. Imana ibagirire neza kandi Imana ibahereze umugisha, mugire guhitamo neza kugira ngo Yesu nazaza azasange twiteguye, bityo turwanye Satani nawe azaduhunga. Twegere Imana nayo izatwegera, tube maso mu bikorwa byacu byose. Imana ibahereze umugisha. Mwari kumwe n'Uzabakiriho Yonasi.